Twaje kubasuza abakunzi ba HTV channel. Uyu mwanya tugeze muri cya kiganiro twise imiti inshuti yo kwitondera. Ikiganiro cy'ubuzima ni cya kane ubwo tugonye guhura n'umupharmacien Viera Muzora nagira ngo asuze abadukurikiye. Urakoze cyane Irere, nanjye shimishijwe nuko mwongeye kugaruka. Shuhuje abaduteza amatwi n'abari kutureba baze twigane byo kwitongira amagara mazima. Murakoze cyane ku badukurikiye. Ni inshuro ya kane tuje tumureba Viera Muzora, aho ikiganiro cye kiza cyane cyitwa ngo imiti inshuti yo kwitondera. Twabishize kuri website yacu htvchannel.com, aho badukurikira mushogenda mukareba n'ibyabanjije, bityo mbere gukurikira ikiganiro cya kane ukabasha kumenya ko ibindi yagiye bisobanura. Nagira ngo nkuko tumaze kwiga inshuro 3 ubwo ibiganiro bigeze ku 9, twatuje ngongere uduhe bitatu bisigaye kugira ngo byuzire hamwe umuti umwe nkuko bidusobanuriye. Uyu mwanya ni wawe. Urakoze cyane Irere, ubushize koko twaganiriye ku nsanganyamatsiko yacu imiti inshuti yo kwitondera. Ngira ngo abakurikiranye ibiganiro bibanza mwabashije kumva ubusobanuro bwabyo. Ubundi umuti ni inshuti, kubera ko umuntu abarwaye ameze nabi ashobora gupfa cyangwa akagira umuze, ariko yanywa imiti akongera akamererwa neza. Ibyo rero niyo mpamvu twahise inshuti. Ariko ni inshuti yo kwitondera kuko iyo ufashe nabi ushobora no kukwica. Iyo ufashe nabi cyangwa ugafata gake ushobora no kureka kuzongera kukuvura, bikazatuma bakoresha indi miti ikomeye cyane kugira ngo bashe gukira ikibazo cyari cyoroshye. Ubwo rero ubushize twabonye imiti 9 ibanza. Uyu munsi tugiye kureba imiti 3 iheruka, yose uko ari 12 ikabigize umuti umwe w'umwimerere uvura umuntu akongera akaba muzima yari afite umuze ubundi udapfa gukizwa n'imiti. Ubwo rero uyu munsi tugiye kubanziza ku cyo bita optimism cyangwa optimism mu ndimi z'amaha. Ni ukuvuga mu Kinyarwanda nk'ibyiringiro, ibyiringiro by'ejo, ibyiringiro by'uko imbere ari heza. Kugira ngo wenda mwumve akamaro k'ibyiringiro mu magara mazima, muzare nk'umuntu urwaye indwara idakira. Ashobora kumara igihe arwaye nka kanseri atabizi, ugasanga rwose nta nabizi nta n'ikibazo afite, cyangwa arwaye afite nk'agakoko gatera sida, ugasanga umuntu nta kibazo afite, ariko bamara kubimubwira ngo ararwaye agatangira gucika intege, akarwara kugeza n'igihe ashobora kuba yamwica. Ako kantu rero abuze k'ibyiringiro gatumye agira ubwoba, niko kihutishije gupfa kwe, kubera ko ya misemburo yiyongera iyo umuntu afite ibyiringiro twaboneye hamwe yitwa endorphine ihita igabanuka cyane ikajya ku rugero rwo hasi, ahubwo hakaza imisemburo ya stress ya adrenaline na cortisol. Ugasanga rero abasirikare b'umubiri bagiye hasi cyane, umuntu apfuye vuba. Ngiye kubaha urugero. Mu myaka ya za 70 hari umugabo wanditse igitabo yitwa Norman Cousins. Norman Cousins yanditse igitabo kivuga Anatomy of an Illness. Yasobanura ukuntu indwara yitwara. Noneho hari indwara yarwaye ituma debilitative, no kuvuga indwara ituma umuntu atagira icyo yimarira. Ariko ikintu yakoze ni iki: yatangiye kureba za filimi zisetsa, akajya seka cyane, ya ndwara iza gukira. Mu yandi magambo, guseka bivuye ku mutima ni umuti. N'abantu bazi Bibiliya barabizi, iyo basomye mu Migani 17:21 babona ngo umutima unezerewe ni umuti mwiza. Ni ukuvuga iki? Ni ukuvuga unezerewe babasirikare b'umubiri bariyongera nawe akaba muzima. Urwo ni urugero rumwe rugaragaza ko wenda kugira ngo abantu babyumve, iyo usetse, ariko turavuga kwa guseka kuvuye ku mutima atari bya bindi ushakishije. Iyo usetse bivuye ku mutima, ubwonko busokreta cyangwa bukora imisemburo yitwa catecholamine, igakora wa musemburo wa endorphine duhora tuvuga, uzamura abasirikare b'umubiri, bigatuma umubiri ugira imbaraga zo kurwanya indwara. Ubwo rero ugasanga umuntu kubera seka ari kwivura. Mu yandi magambo, aho dutuye, abo dukorana, abo dusengana, burya iyo batekerezaho ibibi uburi kwiyica, uri kugabanya ingufu zikurinda, ingufu zirinda umubiri wawe. Ariko iyo uhora batekerezaho ibyiza, wumva ko ari abantu beza. Hari umuntu uhora asa nk'ushaka kwitabara, mu Kinyarwanda niko nabivuga, uwabonye wese akumva ari uwo kumugirira nabi, n'uwo bataravugana akishyiramo ko ari mubi. Hoya, ahubwo niyo yaba mubishyiremo ko ari mwiza,
kugira ngo umererwe neza. Hari n'urundi rugero nkunda gutanga ariko sinjye warutanze bwa mbere rw'imfungwa ebyiri zari zifunze, baziha uburenganzira ngo mugende murebe mu idirishya hari nijoro. Baragaruka bati babaza uwa mbere wabonye iki? Ati mbonye ibyondo, mbonye umwijima, mbonye ibintu bibi, sinicuje n'icyatumye njyayo. Babaza undi, bose bagiye mu idirishya rimwe. Undi aravuga ati ndebye mu kirere mbona inyenyeri, mbona umucyo, mbona ibintu byiza cyane. No kuvuga ni babiri ariko tubonye ibintu bimwe, ariko ukuntu tubyakira ibyo bita attitude. Nk'ubu ngwe nk'urugero ushobora kuba nk'umuntu ari kuririmba nkumva ari kunsakuriza, ariko hakaba hari umuririmbyi nkunda, najyo nakumva bambwira ngo ni uri kuririmba, ngahita nishima, bya bintu numvaga ari urusaku bigahita biba umuziki. Kandi ibyo yaririmbaga ni bimwe, ariko icyo bita attitude ni ukuvuga uko twakiriye ikibazo duhuye nacyo. Niba uhuye n'ikibazo muvandimwe, twese duhura n'ibibazo, ariko ibaza ikintu kimwe, iki kibazo ngifitiye igisubizo? Reka tuvuge ko nta gisubizo ufite. None se niba nta gisubizo ufite uri guhangayika kuki? Ko guhangayika bitari buguhe igisubizo. Vuga uti none ndagifite. None se niba ugifite, kuko hari n'abahangayika bafite ibisubizo, cyangwa ngahangayikishwa n'ikintu kitazaba, ngo se umpfuye ngo abana banjye batungwa n'iki? Ninde ukubwira se ko ari wowe uzapfa mbere? Reba ibintu uko bizaba byiza, wihora ubona ko ibintu ari bibi imbere yawe. Kuko mu Baroma abantu basoma Bibiliya, mu Baroma 8:28 haravuga ngo kubakunda Imana byose bifatanyiriza hamwe kubazanira ibyiza. Imbere y'ikibazo rero uko cyitwayemo bishobora kukwica cyangwa bikagutera imbaraga zo kurushaho gutera imbere. Turebe umuti wa 10. Umuti wa 10 rero ni ingenzi cyane, abantu bawitayeho indwara nyinshi zashira, kandi abantu benshi bafite uburyo bwo banywa uwo muti nibo bawukoresha nabi. Umuti wa 10 ni wa 11, kuko tumaze kureba uwa 10 w'ibyiringiro. Uwa 11 ni umuti witwa imirire. Ngiye kubaha urugero rwumvikana. Ibaze ufite imodoka, abatwara imodoka murabizi, ufite imodoka inywa essence, ugiye kuri station ya essence, ese nibaguha gushyiramo mazutu uri bwemere? Ese nusanga essence yashize nibakubwira ngo shyiramo amazi uri ubikore? Ni ukuvuga rero iri essence, uko iri essence cyangwa ari amavuta atuma imodoka igira imbaraga zo kugira icyo ikora, zo kuba yagenda, niko natwe dukenera, niba na essence dukenera ibiribwa kugira ngo biduhe imbaraga zo kugira icyo dukora. Ni ukuvuga rero uko umenya ibyo ushyira mu modoka yawe ngo idapfa, cyangwa igare cyangwa moto cyangwa iyindi mashini ikoresha amavuta, uko umenya ibyo ushyiramo niko ugomba no kumenya ibyo ushyira mu mubiri wawe. Reka turebe iyo mirire. Ubundi abantu benshi bashobora kuyigabanyamo ibice byinshi, ariko reka ngabanyemo ibice 4 mu bintu tuba dushaka mu byo turya. Hari ibintu bita carbohydrates, cyangwa mu Kinyarwanda byita ibintu biri budutera imbaraga, ibintu biri butange ibyo bita energy. Ubundi bikatsi muri iriya shami rya carbohydrates nibyo bita cellulose, nibyo bikatsi. Abantu rero kera babonaga ibikatsi kubera bitajya mu mubiri ngo bigire icyo bikora mu mubiri, byongera ingufu cyangwa bigira iki, bakavuga bati ntacyo bimaze. Ariko byagaragaye ko ibikatsi bifite akamaro cyane mu bijyanye n'igogora ry'ibyo turya n'ibyo tunywa. Abantu bakunda kugira ikibazo cy'impatwe. Kubera iki? Kubera barya ibiryo byamaze kuvamo bya bikatsi byo mu biryo, ibyo twita fibre alimentaire cyangwa food fibers. Kubera iki? Bya bikatsi nibyo byari kugumana y'amazi, noneho bikarinda bigeraho bisohokera bicyoroshye. Ikindi, nk'abantu bafite ikibazo cya diabete, cy'isukari nyinshi yo mu maraso, ni ukuvuga bya bikatsi bituma isukari tiyongera yihuse, isukari kagenda izamuka buhoro buhoro y'ibyo twariye. Kubera iki? Kubera twariye ibikatsi. Ibikatsi mu kugabanya ibyo bita cholesterol mu maraso. Ibikatsi ushobora kwibaza ese ko ibikatsi bitagera mu mubiri, kuki bavuga ngo bigabanya cholesterol yo mu maraso? Ibikatsi ubundi kugira ngo cholesterol umwijima uyikore, wohereza ibyo bita bile. Bile ni ikorwa muri digestion cyangwa mu igogora ry'ibyo turya birimo amavuta. Iraza mu mara ikagogora, ariko mu gusubira mu mwijima nihinduka cholesterol. Iyo rero iyo bile igeze, cyangwa bile mu Cyongereza, igeze mu mara mato, bya bikatsi bita bisohora.
noneho cholesterol yari gukorwa ikaba iragabanutse. N'icyo kintu ni ikintu cyiza cyane cyo kutuma nka cholesterol igabanuka. Ikindi mu mara iyo ibintu twariye bitinzemo nibwo bwa burozi buva mu byo twariye butangira gukorwa. Bwa burozi nibwo butera za kanseri twavuze zo mu mara manini, ariko iyo bisohotse vuba nta ubugabanyije ibyago byo kuba warwara nka kanseri yo mu mara manini no kuba wagira ikibazo cy'impatwe, kubera biba byoroshye bikihuta. N'uzajya urenza iminsi 2 no kuvuga amasaha 48 utarajya ku musarani, ujye umenya ko ari ikibazo. Ujye umenya ko amara yawe yatangiye kuguteza ikibazo, yatangiye gukora uburozi aho kugira ngo asohore ibintu. Ngo twavugaga kubikatsi, kubera bigaragara ubikatsi ntago bigaragara mu ndyo ituruka ku matungo. Ibikatsi biva mu bimera, ibimera bitacishijwe mu ruganda. Kuko umuceri ucishijwe mu ruganda, ifarini cyangwa ingano zicishijwe mu ruganda, bavanamo bya bikatsi cyangwa bagasigamo duke cyane. Burya ingano zabaye umweru cyangwa umuceri wabaye umweru, iki gice cyose kibikatsi, igice cy'inyuma kiba cyavuyeho, proteine nyinshi ziba zavuyeho, vitamine nyinshi ziba zavuyemo, kandi nk'ibinyampeke byari bikize kuri ibyo bintu. Ariko kubera byacishijwe mu ruganda tukabura ibyo bintu byose. Reka mvuge ku ntungamubiri ya kabiri. Intungamubiri ya mbere tuyitinzeho cyane kubera niyo igira igaburo, nicyo gice kinini kigaburo. Ubundi ibi mvuze no kuvuga ibinyabijumba, ibinyampeke, ibi byose twise carbohydrates, no kuvuga nibyo bigira igice kinini kuva kuri nibyo bifata 55 kujya kuri 75% gigaburo. Ariko usanga twakoze iki, usanga icyo ngiye kuvuga bwa kabiri cyo dushyiraho cyinshi yigizwe n'ibyitwa proteine cyangwa proteins, no kuvuga byubaka umubiri, biri bufashe kubaka umubiri mu gusana uturemangingo twangiritse. Proteine zikora ibintu byinshi. Tuyivana he? Tuyivana mu bishyimbo, tuyivana mu mashaza, ibyo bita ibinyamisogwe, legumes cyangwa legumineuses mu zindi ndimi. Tukabivana mu bikomoka ku matungo, mu nyama, mu magi, mu mafi, ibintu nk'ibyo, mu mata. Ibyo bintu byose ni ibintu bitanga izo proteine. Ariko abantu bajya bibaza ngo kuva kera abantu bari bazi ngo proteine nziza nizikomoka ngo ku matungo kubera ngo zijya kumera nk'izacu. Ariko ibyo byaje kugaragara ko ari ukwibeshya. No kwibeshya kuki? Kuko iyo turiye proteine, iyo zigeze mu gifu no mu mara, no kuvuga proteine zikatwamo uduce duto twitwa amino acid cyangwa acid amine. Nuko amino acid wenda kugira ngo nyitandukanye n'ibyo twabonye kuri carbohydrates. Carbohydrates twabonye kwigizwe na elema 3: carbone, hydrogene na oxygene. Na proteins nibyo igizwe n'ibyo bintu uko ari 3. Ariko ho kwiyongeraho ibyo bita nitrogen cyangwa azote mu zindi ndimi. No kuvuga hiyongereho ikindi kintu gitandukanyije carbohydrates na proteins. Izo proteins rero zigeze mu mubiri cyane gutangira mu gifu, zihura n'imisemburo cyangwa ibyo twita enzyme zizishwanyaguza, twavugamo nka pepsine, zikayishwanyaguza ku buryo hasigara ari acide amine cyangwa amino acid. Izo amino acid nizo zijya mu umwijima ukikura proteine ukurikije nibikenewe mu mubiri. Umwijima rero ntabwo uri buvuge ngo izi proteine, iza acide amine ni izavuye mu matungo, ni izavuye mu bimera, ahubwo wo ukoresha iza acide amine ugakora proteine zitandukanye. Kuko buriya n'imisemburo ibyo bita hormone nayo ni proteine. Ni proteine nizo zigize imikaya, masozi, mu maraso harimo proteine. Proteine ni ibintu byubaka umubiri rero biri ahantu hose. Ariko hari ikintu ushaka kuvugaho gato kugira ngo wenda abantu batandukanye bamenye proteine nziza. Kandi wenda mbere yo kubivuga tumenye ko proteine zikenewe ari proteine nkeya. Ntabwo umubiri wacu ukeneye proteine nyinshi. Niba ifunguro ryacu ari 100%, 15% ntuzigera urenza proteine. Kubera proteine iyo zibaye nyinshi bigenda gute? Iyo zibaye nyinshi mu mubiri hiyongeramo ibyo bita acide. Acide rero kujya yumva nk'abagabo bakunda kurwara nko mu ibyo bita gute. Iyo rero proteine umubiri ukeneye uzibonye, izisigaye ni za zindi zizatera za ikibazo. Nukuvuga zigenda zikongera
acide cyangwa ubusharire mu maraso, iyo habaye ubwo busharire mu maraso, umubiri ukora iki? Umubiri uravuga uti iyi acide ni nyinshi, ukajya gukoresha ibyo wari warabitse. Calcium wari warabitse, calcium urayizi? Calcium ikomeza amagufa, ikomeza amenyo. Ni ukuvuga igafata ya calcium yari gukomeza amenyo ikajya kugabanya ya acide twebwe twiremeye turya proteine zirengeje urugero. Uzabibona abantu bari kwiseriva, ubona afashe inyama, ubona ashyizeho ifi, ashyizeho ibishyimbo, ibyo byose ni proteine ndi kuvuga. Ashyizeho amashaza, ashyizeho proteine ikaba nyinshi kurenza iyo dukeneye. Niyo mpamvu usanga rero ibyo byago byo kuba warwara amakanseri kubera uko acidity yiyongera na immunity cyangwa ingufu z'ubwirinzi zikagabanuka, niko n'umubiri ugira intege nke zo kuba warwara. Rero nk'ubwo amagufa abuze calcium kubera kukunda nk'inyama, kaza gutera ibibazo. Ubwo rero proteine ni nziza cyane, ni kiribwa iyo kibuze abana barwara bwaki. Niyo mpamvu iyo mvuze ngo iyo mbwiye abantu ngo mugabanye inyama, mbibwira abazifite kuko niwabona umuntu utanazibona ngo umubwire ngo gabanye inyama, ahubwo ushaka kumwica. Tuyireke gato wenda yumvikanye, tujye ku kintu bita ibinure. Abantu benshi bazakuvuga ngo ibinure ni bibi. Ngewe reka nkubwire, ibinure si bibi. Ibinure ni ibintu bikenewe, kuko reba tuvuge nk'ibyo bita hormone sexuelle cyangwa imisemburo yo mu myanya myibarukiro nka testosterone, biri bikenera cholesterol, bikenera amavuta. Ubwonko kugira ngo bukore neza bukenera amavuta, ya mavuta meza. Ubwo rero nkubwiye ngo amavuta ni mabi cyangwa ibinure ni bibi, sinaba nkoreshe mbivuze neza, ariko ibinure byinshi ni bibi, kandi ibinure bikomoka ku matungo ni bibi. Mu yandi magambo, umubiri wacu ukenera ibinure mu kongera imbaraga, ukenera ibinure. Ariko nkuko nababwiye, ibinure ntibigomba kurenza, nabyo ntibigomba kurenza 15%. Ariko usanga abenshi bageza kuri 37, 45% ibyongera imbaraga umubiri ari ibinure mu bintu byose. Njya mbona abantu ko bashyira mayoneze mu biryo. Mayoneze uyivuze ibinure nayo irimo? Urakoze. Mu binure niyo mayoneze irimo, kubera mu bikora mayoneze harimo amagi, ariko hari nk'ikosa abantu bakora. Nk'ubwo afashe iyo mayoneze, urumva yongereho avoka. N'urugero, avoka ni ibinure byiza, arangije afata na mayoneze y'ibinure bibi bikize cyane kuri cholesterol. Abantu bashaka kumbwira ngo cholesterol kuki uri kuyivuga nabi? Cholesterol si nziza. Mu by'ukuri cholesterol umwijima ukora irahagije. Cholesterol umubiri wonyine wikoreye irahagije. Ariko iyo cholesterol yabaye nyinshi, niyo igenda ikihoma mu mitsi, iyo bita imijyana, artère cyangwa arteries. Ikihoma mu mitsi, imitsi ikagenda diameters, ikagenda mu nini bwayo bugabanuka. Iyo bwagabanutse habiki, ni kwa kundi umuvuduko w'amaraso wiyongera. Iyo umuvuduko w'amaraso wazamutse, niko n'indwara z'umutima ziba ziri kuzamuka. Izo cholesterol zihomye mu mitsi zishobora kwihoma mu mitsi yo mu mutima, uri kumva, bikazageza naho wa mutsi ufunga. Iyo umutsi ujyana amaraso hirya wo mu mutima wafunze, nibwo usanga umuntu, ni ukuvuga uturemangingo two hirya y'aho wafungiye dutangira gupfa. Twarabibonye. Ni ukuvuga rero, niba dushaka amavuta meza, tuyavane mu byo bita ibinyabubemba. Ibinyabubemba harimo ubunyobwa, harimo ibyo bita almond, harimo ibyo bita akaju, nuts, ibyo bita nuts. Hari n'ubigeze kuvuga chia seeds, sesame. Ibyo ni ibinure byiza bikize kuri ya mavuta meza, ya mavuta agabanya za cholesterol tuba twariye, ya mavuta ubwonko bwishimira gukoresha mu mirimo yabo. Reka tuve ku binure, tuvuga ko ibinure bikeneye ku rugero ruto. Si ngombwa ngo ikintu cyose uri ugikarange, si ngombwa ngo ukoresha amavuta y'umurengera. Amavuta akenewe ku rugero ruto cyane, ariko usanga amavuta kandi yabaye menshi, nibyo byongera bya byago byo kurwara indwara z'umutima, amakanseri, umubyibuho ukabije. Ibyo byose tubyirinze, tukamenya ko nubwo tubifite tutagomba kubirya byose, byaba ari byiza cyane. Icyo nshaka gusorezaho ni ibirinda umubiri, ibyo bita vitamine n'imyunyungugu. Vitamine nyinshi tuzibona mu bimera, nubwo no mu biva ku matungo birimo, ariko noneho iyo bigeze ku bimera, cyangwa tuvuge nk'imbuto, imboga, izo vitamine ntabwo ziba ari zonyine. Habamo n'ibyo bita
phytochemicals cyangwa ni nk'imiti yo mu bimera. Habamo ibyo bita antioxidants. Antioxidants ni bimwe mu bidufasha bifasha umubiri kwirinda indwara za kanseri n'izindi zijya zifata ubwonko. Ni ukuvuga rero uko turya imboga, uko turya imbuto, tuba twiyongerera amahirwe yo kwirinda za ndwara. Vitamine ntago twazijyamo ni nyinshi, twabonye niyo myunyu, twavuzemo calcium, twabonye vitamine D iva mu mirasire y'izuba, aho imirasire y'izuba ikubita ku ruhu, cholesterol yo mu ruhu ikagenda igakora vitamine D. Vitamine C turayizi twese, vitamine C mu macunga, kuko muri iki gihe cya COVID-19 tugomba kumenya ko uko byagenda kose dukwiye kubona ifunguro ririmo imbuto. Utizirahenda, fata rumwe wenda ufati imboga mbisi ariko ubone urubuto. Nko mu cyaro rwose nta kintu cyo kwireguza bafite, hari ibiribwa tuba dukwiye kuryaho gake, kubishoboye akabyirinda akabisimbuza ibindi. Ikibazo ni ukubireka ntubisimbuza ibindi. Vitamine sinzivuzeho cyane, reka tuvuge ku giheruka, umuti wa nyuma, ariko ubwo nkuvuze wa nyuma ntago ari wo woroshye, umuti uheruka ahubwo, kuko twabonye ko iyo miti yose iteranye ihinduka umuti umwe. Uwo muti rero uheruka n'uwo bita social support and service. Ngenekereje mu Kinyarwanda, gufashwa n'abandi no gufasha. Hari umuntu hora ategereje ko bamufasha ariko we ntafashe. Njya mbivuga ntanga ingero kugira ngo abantu babyumve. Bakoze ubushakashatsi ku bantu bari barwaye indwara y'umutima, babona abantu batunze imbwa tu, abantu batunze imbwa mu rugo bapfa gake inshuro 6 zose kurusha abatazifite. Kubera iki? Ubushakashatsi bwerekanye ko cya gihe umuntu afata yita ku mbwa, ayishakira ibyo kurya, ayita, ayitembereza, ibyo byonyine byongera ubwirinzi bw'umubiri, umuntu akarushaho kugira amagara mazima. Ibaze noneho bikoreye umuntu uri buvuge ngo urakoze. Ni ukuvuga ingufu bigushyiramo. Ngiye kuguha urugero rufatika cyane. Hari umukire bavuga ko ari umukire ku isi wabayeho, yitwaga Davison Rockefeller. Ageze nko ku myaka 55 yarwaye indwara ikomeye, arwara indwara yo mu rugungano ngogozi, digestive system, arwara n'ibindi bita alopecia. Alopecia ni ukuvuga ahantu hose hari umusatsi bihita bivaho, umusatsi uvaho, ubwoya byose bikavaho. Arwara iyo ndwara, abaganga, urumva n'umuntu wari ukize kurusha abandi, abaganga bati ntacyo twakumarira. Noneho aravuga ati ntihandi ngiye gupfa, reka business yanjye, kuko yari umuntu ucuruza ibintu bya peteroli wakize cyane, niho umuhungu wanjye nge nigire gufasha abantu. Aragenda akabaho afasha abantu, muzabyumva foundations Rockefeller, mu buvuzi, mu mashuri hose harimo amafaranga yashoyemo kugira ngo afashe abantu. Icyabaye nuko wa mugabo yahise akira. Wenda alopecia cyangwa imisatsi ntiyagarutse, ariko yahise akira, ibindi byari bigiye kumwica, yongera abaho, yapfuye abura amezi 2 ngo agire imyaka 98. Wa muntu bavuga ngo agiye gupfa ku myaka 55 kubera gusa yiyibagiwe akajya gufasha abandi, ahita abaho imyaka ingana gutyo cyane. Ni ukuvuga hari umuntu ushobora kuvuga ati buri gihe tuba dushaka kwakira, kenshi tuba dushaka kwakira, ariko gutanga bizana imigisha kuruta guhabwa. Niba ngiye kuguha urugero, wenda icyo reka nkireke nongere ntanga urugero rw'ukuntu gufatwa neza bikiza. Abantu babana, iyo numva nkunzwe n'uwo twashakanye, gukunda no gukundwa biratandukanye. Hari ushobora kumbwira ngo urankunda ariko simbyiyumvemo, ariko noneho kwa kundi kumva ukunze ukabyiyumvamo, nabyo bizamura cyane. Ubushakashatsi bwerekana ko bizamura cyane ubwirinzi bw'umubiri. Kora ku buryo umwana wamenya ko umukunda akabyiyumvamo. Kora ku buryo uwo mwashakanye, umugore wawe cyangwa umugabo wawe, yiyumvamo ko umukunda. Hari umugani, sinzi niba nawita umugani, ariko mu Cyongereza bajya bavuga ngo one hug a day keeps the doctor away. One hug a day keeps the doctor away. Ni ukuvuga ngo iki? Guhobera umuntu rimwe gusa buri munsi bituma atarwara. Umwana wawe mu gitondo nabyuka muhobere, umubwire uti ndagukunda. Madamu wawe, umugabo wawe muhobere, mubwire uti ndagukunda. Aho kwiyumvamo urwo rukundo ni umuti ukomeye abantu badakwiye gutesha agaciro. Niba ufite umubyeyi ugeze mu zabukuru, tanga igihe cyawe umwumvishe, yumve ko akunzwe.
musure, umufite namusure, amubwire ko amukunda, amwiteho. Bya bintu byose ni bimwe mu bituma aramba. Uzabibona nk'umusaza apfushije uwo bashakanye agahita yihuta, agahita asaza nawe byihuse. Ni yanuza, ni rwa rukundo aba yabuze, akumva nta usigaye wo kumukunda, agahita nawe yihuta agasinzira. Rero dufata igihe cyo gutanga urukundo no kurwakira, kuko ni umuti ukomeye. Iyo miti yose tumaze kuvuga 12 iyo ihuye ibyara umuti umwe. Wenda abantu bari kumva tuvuga umuti w'umwimerere nk'uyu bashobora gukeka ko ari ibintu wenda bitabaho, ari ibintu bita teorike, ari theory, ariko ni ibintu bikiza n'indwara zananiwe zanze gukira. No kuvuga umuntu tugira inama yo kwivura cyangwa kwirinda indwara kuri ubu buryo, wenda yari afite imiti anywa buri munsi, tumugira inama yo gukorana na muganga we. Muganga we niwe umubwira ngo wa muti wanywaga uru rugero rwabaye rwinshi, akamugabanyiriza. Ugasanga rero nta kibazo kihari, kubera ibipimo biba byerekana ko uburyo abayeho butamwemera kugumya kunywa iyo miti ingana gutyo. Ubwo rero kubwo gufashwa n'Imana, Imana ishaka ko dusubirana bwa buzima twabuze, twatswe n'icyaha. Ni muri ubwo buryo rero iyi miti Imana yaduhaye, imiti y'umwimerere, igomba gufasha buri wese kugira ngo asubirane ubuzima buzira umuze icyaha cyagiye kitwaka. Murakoze cyane. Ushaka amakuru asumbyeho wajya ku rubuga www.wicogora.org cyangwa wa3.wicogora.org kugira ngo ujya hitwa ahanditse ibyigisho by'ubuzima, aho wakura amakuru menshi cyane ukamenya uburyo butandukanye bwo kwitungira amagara mazima. Abadukurikira nagira ngo mbashimire cyane yuko tugeze ku musozo. Kuva twatangira ikiganiro cya mbere n'icya kabiri cya gatatu mwagiye mubona kuri website yacu. Ubu rero twagiye tugushimire nka Vera Muzora, watugira inama nziza. Abantu baradukurikira, hari n'abahamagara, hari abatibuka kureba kuri rwa rubuga rwawe, tukabasaba ko barebera. Ibi byose no kugira ngo iyo umuntu agize amahirwe ukabona kugira inama, hari byinshi ugomba wakwirinda. Nagira ngo rero ngushimire, nsaba ko abantu bakomeza kumukurikira. Afite urubuga nk'uko yabitubwiye, wicogora.org, aho abantu twifuza ko mwajya mureba n'izo nama, ndetse turabateganyiriza yuko mu gihe kiri imbere tudatinze nabyo tuzabagezaho. Dushaka kuzasura bamwe mu bakize, bakanaza bakatwihera ubuhamya y'ukuntu ubuzima bwabo bwari bumeze n'uko bwaje kuba bimeze, kugira ngo abantu bakurikiye ibiganiro yaduhaye babashe kwiyumvira ubuhamya buturutse mu warwaye, ndetse bakabasha no gukira bitewe na discipline babashe gufata mu byo bababwiriye. Reka tugushimire, tudagusaba ngo nimba hari indi message wabwira abadukurikira dusoza nayo yitange. Message yanjye nisanzwe nuko kugira ngo umuntu abe muzima atari uko nta ndwara abarwaye gusa, nkuko umuryango w'abibumbye wita ku buzima WHO ubivuga. Kugira ngo uri muzima nuko uri muzima mu mubiri physically, uri muzima mu bwenge mentally, uri muzima socially mu kubana n'abandi, uri na muzima spiritual cyangwa mu byamwuka. Ibyo byose biruzuzanya bikabyara umuntu muzima. No kuvuga rero ntitukabona utarwaye malaria ngo uvuge ngo ndi muzima. Hari igihe uhinduye nk'akantu gato wakoraga nabi, ushaka kugira amagara mazima ukirinda indwara. Reka rwose ubuzima buzira umuze bibe uburyo bwo kubaho, atari liste y'ibivuga ngo tuzakora tuzakora iki, iki kirabujijwe, iki ntikibujijwe. Ni bibe ibintu byishimiwe, ni bibe ibintu byo kwishimira by'ubuzima buryoshye. Uvuga uti kurya biriya ndabyishimiye, ubone ko ari ubuzima ugomba kuzahamamo ubuzima bwawe bwose, ubuzima buzira imiti, ubuzima buzira umuze. Bibe intego ya buri muntu, ariko kandi kubwo gufashwa n'Imana abantu bazagenda babigeraho buhoro buhoro. Murakoze cyane kubwiza inama duhaye. Abadukurikira rero mukomeze mukore subscribe. Murakoze kandi naho ubutaha.